abanyamuryango ba Unity Club, mbanze mbasangize gatoya amateka yanjye. Mu myaka 42 maze afanda nyobora, nibwo bwa mbere nicaye imbere ye njya gutanga ikiganiro. Ubundi byanyoroheraga ko nabaga nicaye hari ikiganiro, ariko kuba nicaye imbere aha ngaha nubwo ari amahirwe ariko ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Urugamba rwo kwibohora ndetse no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi, kuba ngiye kuruvuga fanda ari imbere yanjye, byumvikane neza ko abo ndimo kubwira atarimo, kuko niwe waruyoboye, niwe watuyoboye. Byaba rero ari ukwisumukuruza no kwibeshya ko namubwira amateka y'urwo rugamba, kuko hari ibyazigiwe nazi. Ariko urugamba rwo kwibohora, impamvu yarwo sinyisubiramo. Abatubanjirije hano Dr. Rose, Ambassador Munyakayanza, ndetse n'ibyo mugenzi wanjye hano Kuratupagas amaze kuvuga, biraduha igisobanuro n'impamvu yatumaga urugamba rwo kwibohora rubaho. Mateka tubwira ko 59 bihereye kubyo twabwiwe, igice cy'abanyarwanda cyarameneshejwe, baratwikirwa, baricwa, bahunga iki gihugu. Afande wayoboye uru rugamba, mateka twereka ko ababyeyi be bava muri iki gihugu yari afite imyaka 4. Ntibavuyemo ku bushake, bavuyemo bameneshejwe, bakiza amagara yabo. Birumvikana kimwe n'abandi banyarwanda bageze hanze nibicaye, barwanye kugaruka mu gihugu cyabo. Mu 1973 ranira ibaho, 1987 RPF iravuka. Mu 1990 urugamba rwo kwibohora ruratangira, ubwo RPF ibyara RPA, arizo zari ingabo zabohoye iki gihugu afande mwari muyoboye. Ayo mateka y'inyuma sinyatindamo kanje ku rugamba rwo kwibohora kugira ngo twihute. Urugamba rwo kwibohora rutangira itariki ya 1 z'ukwa 10 1990. Wari umugaba w'urwo rugamba Late Major General Fred Rwigema, ku itariki ya 2 gusa yaratabarutse. Ku itariki 23 abandi ba officers barapi icyo gihe, Major Bunyenyezi, Major Bayingana baratabaruka. Birumvikana ko mu minsi hafi 25 RPA yari maze gutakaza abayobozi. Urwo rugamba rwahuye n'ibyago, ariko ruhura n'andi mahirwe. Ibyago ni igihe rwatakazaga umuyobozi wari uyoboye n'abandi bagenzi be bari kumwe. Amahirwe rwagize nuko afande aho yarari yaratabaye, aragaruka, araza ayobora urwo rugamba. Afande nagira ngo hambwire abanyamuryango ba Unity Club, cyane cyane urubyiruko, bya mwumva kuri za social media cyangwa mbuga nkoranyambaga abavuga busa babaho. Bamwe bari no muri twe biyitirira urwo rugamba, bakarwiyitirira batuka afande, batuka RPA, batuka RPF, batuka commanders bose batandukanye, ndetse bakitira urwo rugamba bakavuga ko barurwanye ndetse ibindi bintu bibi. Nagira ngo mbivuge kuko ibyo ngiye mvuga hano, bagenzi banjye bari hano n'abatari hano, uwaza hano wese n'ibyo yavuga, ndavuga amateka yacu twabayemo kuva mu gitondo kugera ninjoro kumara imyaka 4. Uwo twari kumwe bayobora urwo rugamba ahagarukiye, afande ni wayoboye urwo rugamba, nta wundi waruyoboye. Ndatanga impamvu kugira ngo abantu be kujya bagoreka amateka yacu y'urugamba rwo kubohora iki gihugu. Guhera ku itariki ya 2 nge nageze ku rugamba hagati y'itariki 7 n'itariki 10. Ariko tugera ku rugamba nabo twazanye, wahita kubona ko ku rugamba hari ikibazo.
ukibaza ukavuga utari ko hano hari iki, kaya kajagari kari Kagitumba, wavugana na mugenzi wawe ari imbere ku rugamba yaba kubwira ukabona nta cyizere cy'urugamba, tutaranamenya ko Red Fred yanapfuye. Aho tubimenyeye tumenya ko ikibazo gihari. Inama ya mbere nagiyemo yari iyobowe na Leta Bunyenyezi ari kumwe n'abayingana, batubwira aduyi, ndetse bamwe batubwira ko aduyi iri imbere yabo ahantu hitwa bazi mu karere ka Nyagatare hariya, bavugaga ko aduyi ari imbere ya Mimuri ahantu hitwa za Cyonyo, ko ariko aduyi agiye kumanika amaboko akiripotinga. Mbaza n'ikibazo muri iyo nama, ndabaza se aduyi twamurashe ku buryo bungana iki kugira ngo aripotinge? Ariko mutambo nahanga ko ndi general retired, icyo gihe nari letona. Abo mwumva bamwe bisumbukuruza abenshi nari wari ufite rank nari mfite, bari munsi cyangwa twaranganaga, ariko ubihaye izo nshingano z'urwo rwego. So Bunyenyezi aratubwira ati turaza kumurasa ku itariki 22 nimugoroba, araduhamagara mu nama atubwira ko waduyi bagiye kumurasa, kandi ko agiye fata imbunda zose zari Kagitumba arazitwara. Baragiye mu rukere ngira ngo saa 11 twumva amasasu n'ibikombora byinshi cyane, noneho twebwe tukumva ni morali, twumva ko twanesheje haduyi. Naho Bunyenyezi yarashwe, force yatwaye yarashwe, Bayingana agiye yirukanka musanga nawe araraswa, nuko bapfuye. Hajyayo Dodo arabakurikira asanga bari bapfuye, agaruka kuza gutegura force yari Kagitumba kugira ngo turebe ko twajya no gukurayo n'imibiri yabo. Kuki nzanye iki ngiki? Kubera ko urugamba uko ndavuga ku rwego rwanjye uko nanganaga icyo gihe nuko nabibonaga, kuba Red Fred yari amaze gupfa, afande ari hanze, twagize ikibazo gikomeye cyane ku rugamba. Byatugaragarizaga buri muntu wese ku rugamba rwari hagati y'abantu babiri, Red Fred na afande. Bivuze ngo iyi gap yabayemo, umwe amaze gupfa undi nahari, yagaragaraga ko abantu badafite information y'uburyo uru rugamba tugomba kururwana. Ikimenyetso cyabyo ni iki? Afande agarutse ageze ku rugamba tariki 23 nababwiye Bunyenyezi yapfiriyeho na Bayingana. RPR ifite battalion zingira ngo hafi 8. Nyagatare hari battalion zibiri, hari 6 na 9 battalion. Ryabega muri ya junction hari 3 battalion. Mu bukomane bwa Nyakayaga hari 1st battalion, hari 4th battalion, hari 11th battalion. Kagitumba kuri headquarter hari task force Alpha. Izo murumva ko zari battalions esheshatu ngira ngo cyangwa 7. Izo battalion zose aduyi yarazirashe mu mwanya muto kuri yo tariki ya 23 azigira ubusa. Izari mu bukomane bwa Nyakayaga zihunga zijya muri pariki ya Kagera. Izari Kagitumba afande nibwo yatangiye, giye nibwo namubonye ku itariki 20 ngira ngo 6 cyangwa 7. Dodorama Magara niwe wayoboraga task force, nari optio task force. Optio bamwe mushaka ko mutabizi yenda ngira ngo nushinzwe imirwano ni na training mbigerekeranye mu Kinyarwanda. Afande Dodama Magaye musanga Kagitumba asanga hagaranye na afande muri kaburimbo hagati. Afande amaze kumuha task yo kujya kurasa Gatuno, ariko kanu nibuka hangaha nari kumwe na General Nzaramba na Leti General Dan Gapfizi ahantu hitwa Nyirenye hari abazi mu Mutara murahazi, munsi y'ibitabo twari twakoreye ambush kugira ngo twimira aduyi ataza, kuko aduyi yazaga kuri speed aza gufata Kagitumba. Tuganira turi batatu twabonaga ko urugamba rwatunaniye, ahubwo tugiye gusubira aho twaturutse muri Uganda. Ngeze Kagitumba sanze Dodo arambwira ati irukanka utegure force. Ugafanda amaze kumubwira
ati task force uko mungana kose nona move mugende murase Gatuna, kuko ndibwira ko afande yabibonaga ko aduye advancing kuza gufata Kagitumba. Tugomba kuba twarahagurutse Kagitumba itariki 27 cyangwa itariki 27 ubwo twahavuye. Mwumve umuyobozi ureba kure, twavuye Kagitumba itariki ngira ngo 27 niba atari 26, itariki 28 aduye afata Kagitumba, fari fata Kagitumba. Itariki 3 gwera itariki 28 29 30 leta y'u Rwanda Habyarimana n'ingabo ze baselebratinga ko banesheje Inyenzi burundu. Itariki 3 bari muri celebrations z'ukwezi kwa 11, task force afande yohereje irasa Gatuna. Irasa neza Gatuna niho twarashe, nitwagira casualty, nitwagira umusirikare ukomereka, nitwagira icyo dutakaza, twica duyu hagije, tumucyaginga n'ibikoresho Gatuna imaze kuraswa nimugoroba jewe ndibuka ndi munsi y'igiti ku muhanda ujya Rubaya, niho numvishije amakuru kuri BBC y'igiswahire, Muzeyi Tito Rutaremara yanawusinga urupfu rw'abayobozi bapfuye mbere, ndetse anavuga ko RPA itatsinzwe urugamba ahubwo yahinduye imirwanire, ivuye muri conventional war igiye muri guerrilla warfare. Ibyo noneho byongeye Gatuna abanyamuryango ba RPF bari hano, wahabwa ijambo wese yakubwira ko Gatuna yongeye kongera. Ndabona abakozi b'Imana benshi hano bavuga kubonekerwa, nibwo abanyamuryango ba RPF babonekewe, nibwo RPA yongeye gusubira ku murongo. Abanyamuryango wa Unity Club mu ngabo ku rugambi y'urwana nta kindi kigira ingabo. Iyo urwana urugambo gatsinda, mugenzi wanjye yabivuze, buriya yavuze ziriya nambara yagiye arwana atsindwa. RPA tugira amahirwe, afande turagushimira ko utarayobora urugamba ngo dutsindwe. Buriya kubura umusirikare ugatsindwa nicyo kibi cyonyine kibaho mu buzima bwa byose. Urwo rugamba rero afande abagabye igitero cya mbere kigarura ubuzima bwa RPA. Hari abavugaga bati tugitera muri 90 mu kwa 10 ingabo nizari ziziranye, tereni twari tuyizi, abaturage nibadusapotingaga. Nagira ngo mbabwire ko afande afashe command na ngabo shyashya yarwanishije zitarizo, n'abaturage bandi yasanze badufashije batarabo, na tere yindi yahinduye, ahubwo hahindutse ubuyobozi nibwo bwatumye dutsinda urwo rugamba. Gatuna imaze kuraswa, organizinze force yose abari baragiye muri pariki n'iki, atangira urugamba bushya. Turasa Kivuye, tuva Kivuye Kaniga ya kabiri ahitwa Nkana we afande bari bahamutsinze. Nayo n'amahirwe. Barokori bari hano mujya muvuga Imana buri abantu babana nayo kandi kabumva kandi kababona n'abasirikare. Kuko mu barokore ndareba Muzeyi Archbishop Mbanda, uretse gusenga Imana gusa, sinzi Mbanda ko hariho aho yari yahurira n'urupfu. Ariko uwo musozi wa Nkana afande bawumurasiyeho, helicopter zaduyi zibisikana zari mwenye ngirango, imwe igiye ebyiri ziza n'izindi ziza, kuko twari ku gasozi gateganye naho. Araraswa koko, ndetse no kuri monitoring radio za yaduyi twumvaga Abafaransa bavugaga ko ako gasozi ariko ariho. Baramurashe yagira icyaba arahava. Tuvankana tujya ahantu hitwa Kanyentanga, urugamba koko bigaragara ko nanone twongeye gutsindwa bundi bwa kabiri. Twese uko twari twihebye tubwira afande tuti nambarira tunaniye, nimugoroba ku itariki 24 z'ukwa 12 akoresha inama n'aba ofisiye twese. Nta muntu wavugaga ikintu, twese twabonaga ko inambara tunaniye. Aratwihorera tuvuga plan zitandukanye zo turi bukore, aratubwira toke. Mu gitondo tubyuka turi bushyire mu bikorwa izo plan. Numva Colonel Dodo aratubwiye niwe tuyoboraga muri iyo column yitwaga 5th column,
ati twahawe amabwiriza tugiye mu rugano. Tuva aho ngaho tujya mu rugano rwa bishop, tuva mu rugano rwa bishop tujya mu Birunga. Tugeze mu Birunga twasanga Leta Ndugute ari kumwe na batayo ya 17. Aduha message ko afande, naho ubwo ko turaho afande yohereje inasi, twebwe tuzi ko urugamba rwaturangiranye, ariko afande yohereje inasi gutata Ruhengeri. Mutekereze muri 91 na Ruhengeri ko yari ikomeye, abapolitisiye bakomeye bavaga Ruhengeri, abasirikare bakomeye bavaga Ruhengeri, ariko kuna afande yatekereje, natekereze n'ahandi hafi agatekereza Ruhengeri. Turagiye mbehe barabitubwiye bati turarasa Ruhengeri, tukumva afande aradutanze nyine. Se Ruhengeri tuzahava hari n'abantu baho kuntu bakomeye n'ukuntu batwanga, tuzahava. Nyuma y'iminsi nk'ibiri ategura battalions 6, battalion 3 under Det Kayitare kujya kurasa umujyi wa Ruhengeri, battalions 3 under Colonel Dodo ziga cleaning inyuma yacu, zikarasa umwanzi wari inyuma yacu, kuko aho twari duciye kugira ngo tujye kurasa Ruhengeri inyuma yacu hari umwanzi. Batayo ya 7 habwa misiyo kurasa ikigo, batayo ya 17 habwa misiyo. Njya numva no kuri za YouTube abantu hari ukuntu bacurika amateka yacu bavuga batayo ya 4 ko yagiye kurasa ikigo cya Ruhengeri. Icyo gihe na batayo ya 4 yari ihari. Batayo ya 7 yarashe ikigo, ya 17 irasa gendarmerie, ya 19 ifunga umuhanda wa Gisenyi Ruhengeri, isigaho n'igice cyayo cyaduha reinforcement turamutse tunaniwe. Ayo niyo mabwiriza twari twahawe. Noneho batayo 3 ya 11, ya 15 niya 3 ziguma Kinigi Kagano ariho zirasa. Ndabwira akantu kamwe aho ngaho, umuyobozi uzi kureba urugamba koko, ureke bariya birirwa bavuga ubusa. Ruhengeri twagomba kwirasa itariki 22 z'ukwezi kwa mbere 91. 22 batayo ya 15 mu masaha 11 irasa abazi hari mu rugano mujya musura ingagi, hari ahantu hari akayinipoti hagati y'Agahinga na Muhabura, aho hari haduye. Batayo ya 15 irasuba haduye. Za batayo zindi zisigaye 5 twumva 15th battalion miro kurasa. Ravuga rero uyaduyi tubaza watuyoboraga umuturage wadutwaraga kuva hano kugera mu mujyi wa Ruhengeri harangana iki? Atubwira distance nini. Ngira ngo abayobozi batuyoboraga Bakayitare na Dodo bagomba kuba baravuganye na afande, abaha amabwiriza ko tutamuvinga tugumaho bugake. Aravuga ati aduyi ubwo 15 yamurashe araza gukora counter attack, arase 15 yibwire ko aricyo gitero cyaje, mwebwe kuri 23 musohoke mu murasi. Niko byagenze. Turaturiya bukeye mu gitondo, ndako bigeze saa 6 kuri 23 nyine dusohoka mu rugano. Saa 12 twari mu mujyi wa Ruhengeri, turasa Ruhengeri. Ruhengeri twumvaga mu mateka hari haduyi mwinshi, turabarasa koko byanyabye. Ariko kubarasa twasanze, ndibuka ko twasanze abasirikare ba leta, sirikare ba Habyarimana mu bintu yakoraga. Ingabo yayoboraga nizagombaga gutsindwa, kubera ko niba ari kuzitetesha cyane nabyo ngira ngo bishobora kuba byaraziteye gutsindwa. Baratekaga ikintu cyitwa kurya neza, fari yari ikiza. Twasanze inyama zahiye, muceri mwiza, ibintu byiza byose, ko twabasanze ku giko ni igikoni bajya gufata ibiryo. Turabarasa barirukanka, birumvikana abasirikare bamaze iminsi ngahe batarya bacu, babanza kurya bya biryo, barangije noneho barasaduye. Baramurasa neza, ariko baramurasa ku buryo n'abayobozi bizo battalion y'aba gendarmerie y'aba ame barahaguye. Ruhengeri tuyirasa neza. Kuri mission twahawe no gufungura imfungwa, turabafungura. Mission twahawe no kubaza abashaka kujyana na RPA baze, abadashaka kugenda batahe. Barataha abenshi. Izindi araza, Biseruka araza, Muvunanyamba araza,
ambassador wacu muri Angola Major General Dr. Rudakubana yarahafungiye araza, nibuka hari n'umugore wari uhari witwaga Mvara yaranatwite. Bose abantu baba protected, tubatwara mu rugano. Icyo ni igitero cya kabiri cyaje nanone RPF yavuye ku murongo, irongera RPF irongera iragaruka. Nukwanga afandi ubwo ngubwo murabyumva ko amaze kuyobora ibitero bibiri byose nta gitero gitsindwa, ahubwo buri gitero cyose gitsinda. Adu yamaze kudufunza mu rugano, arongera atekereza gukora ibindi. Ubwo harimo operation nyinshi ndimo gusimbuka narimo kuvuga nyinshi cyane. Mbabwire ko aribwo bwa mbere mu mateka y'urugamba abantu bitajya biba, afande yatekereje kuzana Katyusha, azana abantu b'abanyamuryango n'abasirikare bakeya. Katyusha n'imbunda nini kwikorwa n'abantu n'ibintu bitoroshye, turayifungura turayizamukana ijya kuri Gahinga. Kiriya kirunga cya Gahinga abakigezeho ku mutwe nzi nuko giteye, kuko kirimo nuzimeze nk'ikibindi. Dutwareyo Katyusha dutangira kurasa mu mujyi wa Ruhengeri kuri plan afande yateguye. Adu yamaze kudusumbiriza mu rugano, apanga operation yo kujya muri pariki. Iyo operation ntabwo agomba garukira muri pariki, ayipanga kugira ngo ijye Rusumo. Mutekereze kujya Rusumo, kuva mu Birunga ukajya Rusumo. Ndibuka ko navuye ahantu hitwa Karandarye bahazi, batayo yanjye nayoboraga niho yavuye, nsanga indi batayo anda Colonel Dodo twahawe mission kujya gufunga ku Rusumo. Cyane kari ifunze, Gatuna yari ifunze, Kagitumba yari ifunze, hasigaye kugira ngo tujye gufunga Rusumo. Turwanira ahantu hitwa hariya Rwatana Gahabo. Aho twarwaniye na Aduyi tumugirira nabi cyane, nabi cyane. N'amakuru yatugezeho bagiye kuzana mirambo, ikamyo igeze kuri rompo yo hano mu mujyi irahagwa, abanyarwanda bamenya ibyabereye hariya. Icyo ni ikindi gitero cya gatatu gikomeye. Icya kane ni igihe afande yashyiragaho gufata santimetero hariya Gikoba muri Nyagatare, mujye muhasura santimetero. Muzahagere muri ukuntu hameze, ni imisozi ikikije Uganda, mu gikombe hakaba udusozi tugufi, ariko turahajya n'indaki yafandira hari, abazahajya muzayisura. Aho niho amateka yakorewe. Turwana n'ahantu hitwa Kabuga. Kabuga imaze kuvamo dukuramo defense zose zaraho. Kabuga, Bushara ya mbere, ya kabiri, Runyinya, Mutojo, Mabare, izo defense zose zimaze kuvamo, santimetero iraguka. Imaze kwaguka afata icyemezo, aravuga turase ndarasa Byumba. Rasa Byumba nuko Murindi yafashwe, Rubaya abahuje hafi Mutara wose, icyo cyitwaga Urukiga, Byumba ndetse n'Umurera wose kugira za Butaro. Ubwo no kuvanga iyo korido yose bivuye kuri santimetero bibaye birometero. Urwo ni rwo rugamba rwo kwibohora uko rugenda, ariko harimo ibintu byinshi. Ariko ikigaragaza umuyobozi reka nyibabwire, afande akigera ku rugamba uko twari twambutse tuva Uganda, twari dufite amaranka ya hariya second lieutenant kugira kuzo hejuru. Dufite confusion y'ikintu cyitwa ayo maranka twakuye hanze. Ndibuka ko hari n'uwazaga akavuga ati iyanjye bayimaye turi mu nzira tuza. None afande akihagera akuraho ibyo byose ku kajagari kose agakuraho, ashyiraho ranki yihereyeho. Twese twitwaga commanders, tugatandukanywa n'ibyo tuyobora n'inzego tuyobora. Kwitwa commanders hari discipline yindi byazanye muri command ya RPA. Dufata aho hitwa santimetero hariya Gikoba, mujya mwumva abantu bakunze kuvuga intambara RPA igirwana, na amayobera ku bandi bose nibajya babimenya. Ikintu cyitwa ubundi ni sieging, ariko unze kumva tukita Rugondi hene. Aje tujya kurasa defense yitwaga Kabuga, yaratuzengereje yari mbi cyane. Tujya no kuhasura. Rimwe jewe nakomeretse muri 1991 mu kwezi kwa gatanu itariki 21.
ngaruka muri 92 ku rugamba mu kwezi kwa kabiri kwa gatatu nibwo twagiye kurasa Kaniga nako Kabuga. Tuhageze dutwara batayo ngira ngo 3 ziri wirasi, ndibuka ko yari Bravo, Nkuruma, Kilo ziri burasi. Noneho Yankee 11th Battalion na Zuru zo zikarasa uyaduye ubegereye. Iyo mujya kwataka ku rugamba cyane cyane twebwe rw'inyeshyamba, mwaragendaga mukarara kuri position y'umwanzi, mukajya muri metero, mwagera nko muri metero nka 40-50, noneho mugakora extended line metero 5 musirikare kuva ku wundi, basirikare bakaryama, mugategereza rero isaha aho komanda ari buze kurasa isasu rya mbere. Iyo saha iryo sasu ritaravuga, umutima ushobora guturika ugacamo, kuko ubuvuga uti iribanza ryose ni iryanjye. Ari abantu bibwira ko kwicara kuri ipana ari ibintu byoroshye. Kwicara hano utaravuga biba bimeze nk'icyo gihe utegereje haduyi kugira ngo umurase, utangira kugira ntuzi umaze kuvuga. Noneho bigeze saa 7 kandi ubwo twagomba kurasa saa 12 za mu gitondo, Dodo araduhamagara atafanda tanze message iyo force yose iveyo. Iyo babivuze uko mwapanze kuriya, umusirikare wa mbere uhera hari abwira mugenzi we tuondoke, none mukagera muvamo buhoro kugira ngo ado ataza kubumva. Dusubirayo nyuma y'iminsi nk'ibiri afanda araza, ntabwo nari nzahari, dukora inama kuri iriya ndaki ni muhasura, muzahabona aho yadukoresherezaga inama. Arabaza batuyoboraga ati Kabuga muyishaka hiki ko yamaze abasirikare, kuki mutayisiginga, kuki mutayifunga? Yabivuga afite na map yari yashyize ku agatebe yagiraga aho ngaho, muzakabona ni musura hariya, byari ibiti bakoze, hari ibiti yicaragaho ariyo nebeye, akagira n'ibindi biti. Abaturage bo mu cyaro mujya mubona ubutandaro bwo banikaho amasahani na komeza niko kari kameze, aramburaho map. Yabivuga yakwerekana ukuntu tujye hagati ya Kabuga na Bushara, mu bantu batabyumvaga narindimo. Amwereka fandi ibi bintu uvuga ahanga aduye aratumara, dure aduye aregeranye tu, arazo se aduyi abarushiki tuti natirare aradusheringa. None se ahanga ko mwegereye haduyi araza kubasheringa ati na sheringa nabakubita ibikombora nawe arirasa mugende. Nge ntabwo nabyumvaga. Fanda afata icyemezo aratubwira ati mugende kandi mukoreshe force noye. Nuko twagiye ducukura indaki, dukora sigingi. Umunsi wa mbere twayikoze aho hantu muhumve, barayeyo na majoro ari kumwe nabo. Ubu ni umucuruzi ukomeye, ufite business ikomeye hano witwa Kamugisha. Aho ngaho yaraye nabo basirikare, hari company. Mu gitondo aduye araza, aduye bari Bushara yazaga kuramutsa uyu nguyu buri gitondo, akaza kuramutsa uri Kabuga. Bahageze bagwa muri ambush barabarasa, aduye arapfa. For the first time twakomeretse umusirikare, nitwapfusha umusirikare. Bigeze saa 8 haza abandi kuza kureba, nabo bararaswa, aduye arahasigara. Umuntu witwaga Colonel Kastari Nsabimana ati zombi si ejo nzaziha ibyo zishaka. Abyukaza ku munsi wa mbere turamurasa dutwika blende ya mbere, ku munsi wa kabiri turamurasa dutwika ya kabiri, ku munsi wa gatatu, ku munsi wa kane aduye yikuye muri ya position. Abasirikare twagize casualties ziri minimum, dupfusha abasirikare bake cyane compared nabo twajyaga duhora dutakaza igihe twatakaga Kabuga. Nibwo twemeye plan ya fande ya sigingi. Kuva uwo munsi sigingi yarakoze, n'uyu munsi racyakora, kandi naduye turasiginga ngo tunane gukuramo. Ibyo ntabwo bijya bibaho. So navuga ko iki cyiciro nagihinira aha ngaha. Cyiciro kindi cyakurikiyeho rero ni cya nambara ya Ruwiti yo nanone kubuza abicanyi. Fanda baha message, twari imishyikirano, aravuga ati murekeraho muhagarike kwica. Bari bamaze kwica abatutsi Bugesera, Kibirira na za Kinigi, biba ngombwa ko icyo gitero kigabwa. Abantu benshi murakibuka guhera Ruhengeri kugera Ngarama
ndetse kiraza kigira hano basi. Iyo message nayo iratanga. Aduye arahanwa bihagije. Arongera aratubwira dusubira mu aho twari duturutse. Abari bazi ko ari inyota y'ubutegetsi RPF ishaka, cyo gihe byarashoboka ko yajya gufata ubutegetsi, ariko yubahirije amasezerano. Icyo ni ikindi gitero, ubwo niyamubara neza ibitero bikomeye cya Gatuna, cya Ruhengeri, icyo muri pariki ni cya Ruwiti. Ni ibitero byose afande yagabye kandi hagira kidutsinda na kimwe. Ngurwo urugamba rwo kwibohora aho tuza tukaba turuhagarikiye tujya mihikirano. 9/4 tariki 6 nkuko mwavugaga twumva ngo indege, ariko iki kibazo cy'indege igisubizo cyacyo kiratangwa n'ibiganiro byabanje ahangaha. Abatubwiye Ambassador Munyakayanza na Roza batubwiye uko leta uko zakurikiranye Republika ya mbere n'iya kabiri, ukuntu zagiye zitoteza icyitwaga ubwoko bw'abatutsi no kubica. 94 rero yari continuation yiri ya myaka yose yabaye. Afande agomba kuba yarabonye information ko abantu batangiye kwicwa hano. Tariki ngo araduhamagara tuza mu nama commanders b'imitwe y'ingabo, aduha mission 157 epfo 7 square ikurikiraga, duhera aho turi. Bravo Alpha 59 azihamagara Miyove aho yazibriefingiye mu kiganiro cy'ubushize twarabibwiwe, zo zikihuta kuza Kigali kuza gutabara. Birumvikana ko Kigali mwo n'abatutsi bicwaga benshi ndetse na 600 ariho yariri. Ariko igitangaje afande azatubwira yenda natwe tutaramubaza, ngewe sinzi ukuntu afande biriya bintu yabikoraga. Ops, niba hari ops zari zikomeye zahaduye, ops Ruhengeri yari nako Byumba yari ikomeye. Yewe urwaganyira ngo n'umuntu witwaga Bahufite kabiri yaje kuvayo. Iyo ops kuntu yari ikomeye, ariko afande kuntu yacishijemo Alpha na Bravo na 59 akazivuga ati mwebwe mugende direct mujye Kigali mutabare Kigali. None akongera gahuza gukurura battalion zisigaye 101 21st 7th na 157 n'izindi unit zari zirimo aho ngaho noya za military police, ndetse na unity yari afite yari yitwaga high command, nayo akikuraho abasirikare agasigarana Mbarwa anda Van James nabo bakaza. None izo unit zikaba arizo zirasi inyuma hari izi zimbere nazo zikaza. Kuri jewe ntabwo arubwo bitekereza bikakuyobera ukavugutse afande niyabonaga ko abasirikare bashobora gushira, ariko yarabikoze. Za bataye 3 zigera hano kuri CND zifasha 600 zitangira spreading mu mujyi wa Kigali, zirokora abantu za batutsi za Saint Andre, Saint Paul n'ahandi hatandukanye. Amaze kwinjiza ize 3 zinjiye zigasanga 600, arongera ubushize nababwiye ukuntu yabambye aduye. Nabatari baha navuze nuza y'uruhu, abana bato mutazi uruhu kuko twebwe ababyeyi bacu baryamye kuri izo munatwa twakuriye turazisanga, bamwe tuziryamaho. Iyo bakuye uruhu kubunka bararubamba, hari igiti kimwe hariya n'ikindi hariya n'ikindi ukarurega none rukuma neza. Afande icyo yakoze yafashe fare arayibamba yikura Ruhengeri ayigeza mu Mutara, arayibamba ariko neza ku buryo hariya bararebaga bakavuga bati turashira, abaha bati turashira, abo hagati basigara birwanaho. Birumvikana ko center of gravity umutima w'umwanzi wari Kigali. Ni nayo mpamvu nibwira ko ariho yashyize imbaraga nyinshi kugira ngo Kigali ibabazwe, ubukana bw'intera hamwe n'abasirikari bazifashaga bigabanuke. Byarakozwe, ariko ikibazo agomba kuba yarahuye nacyo ubuyobozi bwacu bwahuye nacyo. RPF ifite ingabo nkeya, abo twarwanaga nabo baba abasirikari n'intera hamwe zabafashaga
wari umubare ukubye hafi inshuro 10 RPA. Ariko uburyo yakoze iyo management kugira ngo tubashe kurokora abantu bakiya barokotse, nta nubwo zari fari na n'interahamwe gusa, muribuka ko n'abafaransa binjiyemo. Ibyo Dr Rose yatubwiraga, abafaransa iyo bataza mu Bisesero, abanyabisesero bari birwanyeho kandi twajyaga kubasanga ari bazima. Iyo batanatwimira n'imbaraga bari bafite, twagiyaga kuba twashoboye yenda kuhagera. Akoresha izo mbaraga abasha kurokora abarokotse muri sentazi zigiye zitandukanye nari busubiremo. Subiye kuri ubu bukana bwa genocide, afande yigeze kuvuga ati nageze bambwira commanders ngo beku kongera kunyereka ibyo bintu. Byari biteye ubwoba, byari biteye ubwoba cyane. Ariko afande, abantu baraha yenda bamwe bashobora kuba babizi, ibisambo n'abajenosideri bari hanze bo barashinyagura abarokore n'abapastori baraha. Abantu bavuga ko bahagarariye Imana. Imana buriya niyo yohereza umuntu yihagarariye, uko mbitekereza. Afandi yadahaguruka muri RPA ngo afate icyemezo gikaze, atwoherereze message commanders bose babiburaga ingabo, kugira ngo tumaneginga abasirikare bo twayoboraga kutihorera, iki gihugu cyajyaga kuba umuyonga. Hari ibyo abantu bakinisha batazi. Uyoboye abasirikare, abana ababyeyi babo araje asanze ababyeyi be barashize, miryango yarayirebira iragaramyaho, ababishe bari hariya, afite imbunda, afite magazine 5 zuzuye. Ariko kamara igiyungu umwana ukamubwira udakora ishyano, utinya ijambo umuyobozi yaguhaye, ijambo gusa. None se ubwo wavugaga Imana niwe yohereje, ukasanga ngaho umuntu umagarariye Imana, na Imana yihagarariye arahari. Uhagarariye Imana arahari. Kandi icyo Imana yadukoreye kuba yaratuyoboye ku rugamba na nyuma yaho akayobora igihugu, ibyo bigaragaza ko Imana koko ariyo yagennye ikigomba kuba. Ndabura icyo urundi rurimi nakoresha, kubera ko ibyabaye ku gihugu cyacu byasabaga izindi imbaraga zidasanzwe kugira ngo igihugu kitaba umuyonga. Nagira ngo rero sinjya kuvuga ngo aha naha ko abantu barokoye abantu, ariko reka mvuge ahantu hamwe gusa. Tugeze hariya ahantu hitwa Rwabusoro, ikiraro baragiciye. Afande afata force yari igiye kujya hariya kubera ko idafite ahica, ahitamo ko kuza kuyicisha mo Kigali, ikambuka Nyabarongo ikajya mu majyepfo kugira ngo itabara amajyepfo. Uko yagendaga bitekereza, uko abitubwira, aza kubona ubundi buryo twakwambuka dukoresheje ubwato butoya, turabukoresha turambuka tujya mu majyepfo. Ariko tujyayo igihe kiba cyagiye, abicanyi bari benshi bakoreshaga izo mbaraga. So nagira ngo mbabwire, singiye gutinda muri byinshi nyuma yo guhagarika genocide, rugamba rwo kubaka iki gihugu, ariko mvuge ibintu bitatu yakoze tugihagarika genocide. RPA commanders, imyaka twari dufite naho twari duturutse hatandukanye nibyo twari dufite, hari ikintu ari utuntu mwita duto, ariko nagira ngo nuvuge. Kandi iyo umuyobozi yakoze ikintu gikwirakwira hose. Barongoye mbere rugikubita nari ndimo. Noneho afanaza mu nama, General Kakari hano ni wari ame chief of staff, aramubaza ati numvisha abasirikare barongora ngo barakata keke ngo barafungura za champagne. Aratubaza ati champagne muzi icyo ari cyo, keke muzi icyo ari cyo? Ngiye mu byukuri nagiye kwirarira no kubabeshya, ari keke ari champagne ntabyo narinzi. Kandi mu bukwe bwanjye abari banwerereye cyane cyane abantu bari baturutse hakurya i Burundi, ibyo nibuka bari bateguye amakarito ya champagne 40. Abwira akakata ayo makarito
na Amstel ngira ngo zari amakazi nka 300 ati muzizane zizajya zakira abashyitsi hano. Niko byagenze. Ariko atanga justification impamvu tudakwiye gukata cake ngo tunafungure champagne. Aravuga ati ibyo ni ibintu abantu bakora ba celebrating abishima. Murishimye. Atuvuga ati murasabwa kurongora mukabyara ariko mu bitandukanye n'ibyishimo. None nagiye kubona n'abacuruzi ba billionaires ubu ngubu kubukwe bwabo bakoresha amafanta kubera icyo kintu afande yavuze. Icya kabiri adukura mu nzu z'imbohozanyo. Tuva mu nzu z'abandi tubasha kwishakamo ibisubizo. Icya gatatu jewe ubwanjye nka brigade commander wayoboraga Butare Gikongoro cyangwa nari mfite imodoka zitari munsi ya 20 izingendaho. Nari mfite igenda imbere nk'eshatu ziriho imbunda zimeze zitya, ijya imbere iyo nicayemo hagati irimo ibyonko inyuma hangaha n'izindi zinkurikiye. Ijoro rimwe buri brigade commander kuva kuri izo modoka nababwiraga yadusigiye izi eshatu zadukijije iki accident kuko twari tugiye gushira. Icyanyuma nejo bundi munabyibuka ubwo yashyiragaho gusaranganya ubutaka. Dufite ikibazo gikomeye, ndi umwe mu bari bafite ubutaka bunini, ariko ku butaka nari mfite hatujweho abandi banyarwanda 24 kandi umuryango wanjye urongera ubaho. Ibyo rero nta kindi cyabikora atari ubuyobozi buzima. Ndashoje ndasoreza ku rugamba rw'abacengezi, ariko nerekana urugamba rw'abacengezi uko afande narwo yarurwanya. Ni story nk'eshatu nazo abantu batazi. Ibi bigarasha mwumva bivuga Kayumba nigeze kumva rimwe avuga ngo afande biriya bintu byaratubabaje, avuga ngo yatabaye afande ngo nkana. Kayumba turaziranye twese ku rugamba hano, araba officers batandukanye udushyize hano katuvuga. Kayumba no kugira utya ngo arebe n'ahaduye hari ubwo byamugoraga kumureba gusa byonyine ngo akanura amaso. Ubwo abumva icyo mvuga muracyumva. Ariko nigeze kumva avuga ngo yatabaye afande ngo nkana. Kweri Kayumba utabara umuntu kwa bahegereye, utabara umuntu kwa afite bataliyoni, utabara umuntu utagira icyo ugira. Niyayoboye bataliyoni, niyayoboye company, no munsi yaho niyayoboye paratuni. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki? Reka nkonganire Kayumba ibintu byakomeye ni wambwiye ngo njye gusaba Uganda, njye gusaba Museveni aduha ubuhungiro ngo dukoreshe cyangwari ahantu impunzi zahoze za Bunyoro ngo baruhuke babone kugaruka ku rugamba. Sinzi niba byibukaga ibintu bikomeye bimeze nabi. Niba uvuze ngo mbasabire Uganda abantu bose basubire bajye kuruhuka. Afande agize neza cyane kuri uru rugamba rw'abacengezi. Afande yaraduhamagaye brigade commanders aratubaza ikibazo cy'abacengezi. Kana akantu gashangiye kubabwira ariko mutazatugaya. Twese imbere ya Afande ngira ngo n'abatero commanders bagomba kuba bari bahari. Aratubaza ikibazo cy'abacengezi. Baciye ibintu, baciye imihanda, bakoze iki? Ikibazo ni iki? Ndetse mu bambere bavuze ndimo ikintu twabwiye Afande cyo yadukorera kugira ngo dutsinde abacengezi. Taramuga Afande, abacengezi bafite ikintu cyitwa amafirimbi n'induru biteye ubwoba. Afande aratureba ati urumva aho kumusaba ibikoresho twavuze ko atugurira amafirimbi, induru zo sinzi ukuntu twajyaga kuzivuza. Aratureba abwira Kayumba icyo gihe rero muhaye inshingano zo kuyobora operation za Ruhengeri. Urumva twazanye nawe nk'utuyoboye, ni wagumye no kutugayidinga tubwira ibyo turi bubwira Afande, ariko twebwe ibyo twakubwiraga Afande niko twabyumvikanaga nawe niko yabyumvaga. Nawe yumvaga ari amafirimbi n'induru. None Afande arangije namangira ngo yabereye no muri Kanjepe. Afande ajya mu ofisi ye azana impapuro zitanditseho ikintu
buri brigade command urupapuro n'ikaramu, andika usinye wowe runaka, adui niyongera guca umuhanda mu area of operation yawe urajya ku firing squad. Dufata impapuro, jewe Lieutenant Colonel Fred Ibingiro, brigade commander 402, adui niyongera, kuko adui yaramaze kugera ku kirenge hano, adui niyongera kurasa area yanjye nje ku firing squad. Noneho umuntu witwa General Munyakazi arabireba ati vrema, ati twiyandikire twisingire. Noneho mu gihe akiraho afande yari ari mu ka office ngira ngo iwe asohotse, tubwira akubise ku rugi, tubwira Munyakazi tutafanda, arafata arandika arasinya, arangira avuga ati ndapfuye mwene Rukera, ati umukono n'uwanjye na sinyatire ni yanjye. Kayumba yanga gusinya, afande aje aravuga ati karatasi zenu ziko wapi? Ati impapuro zanyu ziri. Ati we yako iko hapa, baza Kayumba. Kayumba yigira ati aravuga ati wewe. Kayumba bafashe urupapuro arandika na warasinya. Twaragiye, nabaga mu Kiyovu hano cy'abakire, umugore aho naciye ni yahamenye, ndagenda njya Shyorongi mu misozi hagati. Battalion commander wari uhari ubu ni Major General witwa Nkubito, mwohereza Minazi. Noneho n'abandi twese uhera uwo munsi adui ntabwo yongeye guca umuhanda, kubera gusinya gusa. Adui ntabwo yongeye guca umuhanda, ntabwo yabyongeye. Turangije afande arongera aratubaza, adui yamaze kutubana mwinshi, dukora iki? Turi icyo dukora, tuti indege, dushaka indege turazibura. Aratubaza atari ko nitwamaze imyaka 4 mu ishyamba tudahembwa, tuti ubu ni dushobora kongera tukigomwa tukamara ikindi gihe tudahembwa tukigurira helicopters. Dufata icyemezo ko duhagarika umushahara w'amezi 9 na musirikari wa RPA uhembwa, tugura helicopters 2 zarashe adui. Hari abatajya bamenya rero aya maduyi yose yirirwa atuka fanda tukandi, ibyo byose barabizi ariko barabyirengagiza. Ariko icyo bashaka bazakibona, nicyo ngiye gusorezaho. Fande mwagennye imirongo migari yo kubaka iki gihugu, ariko imirongo 2 itavogerwa, itarengwa, don't touch. 2 mwagennye umurongo w'umutekano w'iki gihugu, aho ngaho nawe ujye uharenga. Mugena umurongo w'ubumwe bw'Abanyarwanda, nawe ujye uharenga. Afande turabashimira kubw'imirongo migari, ariko iyo 2 itavogerwa. Niyo mpamvu buri gihe mu mbwirwaruhame zawe nujye usoza ibyo 2 utabivuze. Ndasaba urubyiruko n'abakuru muri aho, iyi mirongo nubwo bafite imyaka ingana iki, tujye tugenda tuyiryameho. Retired generals baraha, senior officers baraha mwese, uyu munsi habaye ushaka kurenga kuri uyu murongo, buri gihe aho turyamye muri retirement yacu tujye duhora tuzi icyo tugira uruhande rwacu, no kuba tayari igihe cyose haba message ya command in chief ivuga ngo uyu murongo ugiye kuvogerwa, tuzaba bambere mu kuwugeraho. Ibigarasha intera hamwe nabo bafatanyije mu bihugu duturanye bamenye ko iyi mirongo itavogerwa, bamenye ko iyi mirongo tutayitererwaho ubwoba, bamenye ko iyi mirongo ari ubuzima bwacu. Murakoze afande.